kuka n'imigozi yanashwekuka umulaliza liloziziyita banamubwira ngo utayiyite oyijilola ko turi hano dumu katika imani anayamiza ndeterakamole anatibita n'ubuzima bw'ibi anasama magolo gabo eleza mambo akaba mwina mutayiyite muyijilola ko turi hano. Bwana sifiwe. Amen. Anayamiza ndeterakamole anatibita n'ubuzima bw'ingi anafukama mu magolo gabo. Tuzamure Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana hano umuhanuzi bwa Yesaya. Yesaya ni ibice 61 turasoma ku murongo wa mbere tugeze hepfo buke. Reka dusome ku murongo wa mbere tugeze hepfo buke. Ubuhanuzi bwa Yesaya. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nje kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Yantumye no gushiriraho iteka bisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cimbo civu n'amavuta yo kunezerwa mu cimbo c'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cimbo c'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icubahiro. Amen. Reka nsubire nsome. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nje kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukiranura abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Yantumye no gushiriraho itegeko abisiyoni barira yo kubaha ikamba cimbo civu n'amavuta yo kunezerwa mu cimbo c'ubwirabure, umwambaro w'ibyishimo mu cimbo c'umutima wihebye, kugira ngo hereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icubahiro. Seigneur, pour la 4e fois consécutive, je me trouve devant toi encore une fois de plus pour annoncer ta parole. Personnellement, je suis humble, ne méritant même pas de dire quoi que ce soit devant qui que ce soit. Mais avec l'autorité que tu m'as faite, je suis capable de réussir là où j'allais complètement échouer. Tellement que tu m'aimes d'un amour qui dépasse ce que les hommes peuvent comptabiliser. J'en suis confiant que tu dois m'utiliser comme un récipient capable de faire quelque chose ce soir. J'annonce la vérité la plus absolue, à savoir la vérité, la parole de Dieu. Je suis en train d'intercepter toutes les attaques invisibles de Mokate Kaimane pour les mettre hors d'état de nuire, afin que je puisse propager ta parole avec certitude. J'en suis convaincu que tu dois le faire pour mon compte. Tu dois m'utiliser comme un canal à travers lequel tu dois faire passer ton message uniquement pendant Milima, tout en sachant que tu ne trompes pas, tu restes fidèle à toutes les promesses que tu as pu accorder à ton peuple qui est important. Voilà l'idéal qui devrait émailler toute notre vie jusqu'à ce que tu reviennes. Je condamne avec la toute dernière énergie tout ce qui devrait nous compromettre là-dessus. Je vais faire écrouler sans pitié toutes les forces du mal, quelles qu'elles soient. Je suis en train de détruire des facombres, de piétiner sans pitié. Et les amambres. Tous les désordres sataniques et diaboliques qui s'introduiraient pour pouvoir peut-être se décourager, ce que je suis en train de dire. Au moment opportun, tu viendras parce que tu l'as annoncé. C'est l'une des dernières prophéties que tu dois accomplir. Banda Milima. Aisément, anxieusement, je suis au courant de ce que tu es en train de faire. Il faudrait que le monde les plus éloignés soit au courant de ce que tu es en train de faire ce soir. Je suis en train de minimiser, de mettre à terre, à genoux même, et les amambos. Tous les désordres depuis la création du monde,
Satan avec toutes les forces qui lui restent interconnectées, il s'est rejeté dans les gouffres sans fond où il kilibitera une période de 1000 ans. Eleza mambo. Ayi data mu ijoro tora abasaruzi ubakure muri twe babone kugenda bavuge Yesu cyane ko yadupfiriye ko ari we mana yacu irokora bisi bavuge Yesu cyane ko yadupfiriye ko ari we mana yacu irokora bisi yaguhereye ubuntu utangira ubundi kandi ibyo ufite byose bikomoka kwari twemeze cyane rwose mucunguzi wacu gutumwa nawe hose mubo wapfiriye twemeze cyane rwose mucunguzi wacu gutumwa nawe hose mubo wapfiriye induru ziravuze ubatabara ubu nucogozwa n'iby'isi babwirwa nande se tanga umubiri wawe n'ingingo n'ubwenge ubone gutabara abo yapfiriye tanga umubiri wawe n'ingingo n'ubwenge ubone gutabara abo yapfiriye urwanane na Yesu kwetabihebuje we kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa genda ubyawe n'Imana ukijijwe rwose wuzuye umwuka wera no kwizera nako genda ubyawe n'Imana ukijijwe rwose wuzuye umwuka wera no kwizera nako ijwi ry'umwami Yesu rirakubwira ngo ya mu mahanga yose uvuga ibya Yesu babyarwa ubwa kabiri Yesu abarokore babatizwe n'amazi n'umwuka wera de babyarwa ubwa kabiri Yesu abarokore babatizwe n'amazi n'umwuka wera de ijwi ry'umwami Yesu rirakubwira ngo ya mu mahanga yose uvuga ibya Yesu babyarwa ubwa kabiri Yesu abarokore babatizwe n'amazi n'umwuka wera de abyarwa ubwa kabiri Yesu abarokore babatizwe n'amazi n'umwuka wera de dushimye Imana yongeye kuduha umwanya w'umugoroba ibishimirwa nyagahora ku ngoma twatangiye kuwa kane kuwa gatanu none mu gitondo ndetse n'ubu ni mugoroba ni iminsi 3 umubare 3 ugira agaciro gakomeye cyane ku Mana Aburahamu yakoze urugendo rw'iminsi 3 agiye gutamba Isaka urwo rugendo rumuhindukiraho kwigomwa kuruta kwikunda kuko yari gutanga isho yari afite twabwira iminsi 3 n'agaciro kayo asifiwe sana iminsi 3 Yesu yayimaze mumva akora operation souterraine abumva igifaransa souterraine ine munsi y'ubutaka yakora operation munsi y'ubutaka yaravuze ngo iyi nzu nayisenya ku munsi umwe kayubaka iminsi 3 ndavuga ibihe 3 twavuze mu gitondo ngo ntabwo yararyamye mu kuzimu yazuraga bera bose bapfanye ibyiringiro bari Yerusalemu tuvuga ko yimuye paradizo ayikura mu ko y'abanyabyaha bashobora kwiganisha twababwiye mu gitondo ko Sawuli yari yaciye umurimo wo gushika ariko arangije ariyoberanya asanga umugore washikaga aramubwira ati urashikira Samuel muzi cyatumye abikora bari bamubwiye ko azapfa kandi akaba ku rugamba ashaka kubaza Samuel amashira kinyuma ariko amubaza yarapfuye asanga umugore y'ububa arihinduriza ariyoberanya nyamugore aramubwira ati umwami Sawuli yatubuje gushikisha no gushika
ndaramurahira ati nkurahiyeho ndakurahiye sizagukurikirana. Wa mugore amenya ko ari Sawuli bari kuvugana, afashe umuti wiwe dawa arijugunye mu kuzimu. Samweli uko yakabaye mugabo muremure wambaye ibishura, ariko wa mugore ngo amubona arikanga ati wa mugabo we kuko unshutse nkabashitsi ndi gushika Imana arasa n'Imana. Samweli ngo agere imusozi aramubwira ngo kuki kubaganisha umubiri wanje, uko bakubwiye niko bizaba. Yesu rero yari mu kuzimu yimura paradizo y'abera kugira ngo itazongera gukubaganishwa n'amaboko y'uburozi. Panda milema hakika ya Mungu yakoraga iyo mbere ubundi yazuraga abera iminsi 3. Iminsi 3 amezi 3 niyo Mose yamaze ahishwe na nyina, ariko cyane cyane na mushikiwe Miriyamu. Ya Miriyamu yataza kuhaba sezerano twari kurigeraho kuko ni wahishe Mose, kandi Mose ni wakuye Abisirayeli mu Egiputa nkuko Aburahamu yari yarabwiwe n'Uwiteka. Yaramubwiye ngo rinda inkongoro zititura ku gitambo, kuko Aburahamu yabajije Uwiteka ngo ese urambwira ngo urubyaro rwanjye ruzangana n'inyenyeri zo mu kirere n'umusenyi wo ku nyanja, kandi nta mwana nakuye mu rukigi rwanje. Eliyazari w'umunya Damasiko si uba mu rugo rwanje, kiretse ari uzaragwa ibyanje. Undi aramubwira atoya umwana uzava mu rukigi rwawe ni uzaragwa igihugu cy'isezerano. Ariko amuha ikizamini, aramubwira ngo fata iriza ry'inka rimaze imyaka 3, ufate ibuguma rihene n'imfizi y'intama, ufate intungura n'inuma rw'icagagure, ufate ikizinzo, ugurutse inkongoro ntizikore kuri iki gitambo, ngo haze kugira igihe cy'ikirengarenga. Rengarenga ni igihe cy'izuba rya kiberinga, cyagihona izuba riri ku mpinga y'umusozi, uri kuri ya mpinga nawe ntaribone rya zuba riba rimuri. Nico gituma byita mu Kinyarwanda ngo ni izuba ry'ikirengarenga. Umuntu areba akagira ngo riri ari ahantu, wa wundi uhari nawe ntaribone. Arasinzira naho inkongoro yamubonye. Umufurere umwe araririmba ngo iminsi y'imperuka. Bwana sifiwe. Ngo abantu benshi ngo bataye impano bakatera ibigabe, ngo abandi ngo ndako kahuso bagweti, akahuso sikindi nikizinzo nukuri kose niko kahuso, ngo bingi bitu bakagwejerera ibigabe, ngo nabandi ngo takihuso bahiti, ngo benshi baryamiye impano, ngo abandi ngo ntakizinzo cyo kugurutsa inkongoro bafite. Haleluya, haleluya. Ndikubabwira ibihe 3 Mose ahindurwa n'amezi 3 yamaze, bituma ngo amaze kwizera. Bibiliya tubwira ngo amaze gukura. Umuntu yatari yakura ajya akora ibintu byinshi, ariko ikimenyetso cyo kutakora iby'abatoya ni ugukura. Kandi gukura si ukugira imyaka myinshi, oya, kuko Bibiliya yaravuze ngo la plupart des gens vieillissent sans devenir adultes. Ngo abantu benshi bajya basaza batarigeze ngo babakuru kandi bashaje. Nukuvuga ngo iyo ukora imirimo y'abantu kuze ubu utarakura. La plupart des gens vieillissent sans devenir adultes. Abantu benshi bagasaza. Nico handi usanga umusaza ariko bagirishaga 10. N'umugabo wakagombye kuba yiyubashye ariko agira petit format. Petit format rayizi n'umugore wa kabiri utazwi neza. Bitaza petit format. Yari terme académique twayivugaga irubumbashi muri 88 igihe nabagayo, baravuga ngo camarade tel un petit format. Petit format nyene n'umugore utazwi, ashobora kuba munini mu binure n'amaboko n'amaguru n'ibyaziga, ariko atazwi mu mategeko, ni petit format. Bwana wetu asifiwe. Haleluya. Igihano cyavuye kuri Aburahamu nico cyatumye Abisirayeli baje mu Egiputa, kuko yaramubwiye ngo kubera iki ngiki ukoze ngo ubwo urubyaro rwawe ruzajanwa iminyago, kandi bazamara imyaka 400. Gucakora ndabakomoreye bazazana ubutunzi bwinshi, ariko bamaze 430. None sije 30. Imana yo imibare, Imana ishobora kumenya imibare y'amafaranga mfite. Imana ikabirwa imyaka Abisirayeli bari kuzamara. Muzi impamvu irya 30 cyari y'uburetwa, yari kiri ku ngoma Yosefu yaragihari bakimeze neza. Yaje kuba 400 rero y'uburetwa. Yosefu amaze gupfa haza undi mwami udakunda Abisirayeli, nico gihatangiye kubarwa, kuko igihe cya Yosefu bari bameze neza, bari batuye Gosheni kuruta aheza kuruta naho Abanyegiputa bari batuye.
imyaka 30. Imana ntirayoberwa imibare rero. Asifiwe sana. Tikubabwira ibihe bitatu. Daniel amaze kumenya ko bashizeho itegeko yasenga gatatu mu munsi kandi yerekeye Yerusalemu. Tikubabwira iminsi 3 tumaze ahangaha ifite une grande fierté spirituelle si nous en considérons dans ce sens-là. Atukuzwe. Amen. Iminsi 3 ibihe bitatu. Imana yashimbazwe cyane. Hallelujah. Reka turekera aho ngo dushimye Imana ko turi hano. Mwaradutumiye turabyemera. Twakiriye ubutumire tugiye no kubusoza. Ngira ngo n'ubushuti bukomeye twigeze kubura igihe cyo kuza hano nuko cyari kitaraba. Ikintu kigora igihe cyacu kitari cyaba. Ariko igihe gisohoye ndabarahiye. Umuntu agendera ku gihe akabaho mu gihe. Ushobora kwanga gusaza ariko igihe cyagera ugasaza utabishaka. Nigeze kubona umuntu umwe ari gukuramo uruvi cyane yari afite mu mutwe akomeza kurushaka kurushikura. Ndamubwira nti hangane. Imvi ufite ntiziri inyuma ziri imbere. Kuruta inyuma nubwo ushikura uri inyuma nano rw'imbere ruhareka guhangayika nogera muri salo urarwogosha kuko ntiziri inyuma ziri imbere. Habe nubwo nakwambara utubody nkambara n'agapantaro hari hepfo gatoya kazamura nkaza nta masogesi. Ndabarahiye nubwo nagenza mfite igihe kitanyemerera ku musore. Haba nubwo nararasenga kuko Imana ntiyanga abasaza. Bibiliya tubwira ngo imbaraga ubwiza bw'abasore n'imbaraga zabo ngo n'ubwiza bw'abasaza ngo n'uruyemvi rw'imvi ku mitwe yabo. Yemwe turashimye ko mwadutumiye. Yego. Niko Bwana sifiwe sana. Cornelio yavuganye na Petero. Imana himbazwe cyane. Hallelujah. Yaramubwiye ngo ageze aha simvuga amakuru maremare. Ngo yamugeze ari umunyamahanga Cornelio. Ari kumwe na delegation yoye. Petero nako asanga Cornelio yamwiteguye. Ntiyigeze afata umwanya munini wo kumwigereza. Yaravuze ngo wagize neza twagutumiye nawe uraza. Ngo none aba bantu bose bicaye hanga ngo batatushibabwira. Petero nawe ntiyatinda mu makoni. Yaravuga ngo nukuri menye kuko Imana gwitarwana bakubutoni. Ariko bari basiranye mureke tuzamure. Bwana wetu asifiwe. Hallelujah. None mwagize neza natwe twarashe. Hallelujah. Icyakabiri shimye Imana kubanyacyangugu bose bavuze ndetse yatoye izina ryiza Revera yavuze ngo ni diaspora ya Rusizi barizwa hano. None nabonye binakomeye kuko abantu batekereza bagiye kure akaba ariho duhamagara kandi bari hafi bo banaboneka no ku mubiri ntitubahamagare. Kurya si ikindi no gukeka ko hari ubushobozi hano ntabwo umuntu akurikira ubushobozi kuruta ubo babanye. Ariko Imana ishimwe kuko kandi abantu nibwo bushobozi. Wataho yerira jambo nzarivuga icyangugu mvuge ko hari abo la diaspora umuntu wese wavuye hariya ari muri diaspora handi hantu. Imana ishimwe rero. Mwese sindi buvuga amazina yanyu. Hari abana twazanye banje mbyara kuko babyerekanye. Hariho umutoya bavuze ko ari nawe ufite n'ubukwe nanje ndabizi. Bwana sifiwe. Nabwiye ahantu twari dutaramye ku muvandimwe Joseph niho twagiye. Ndababwira nti ikintu kintangaje na aya mafaranga yatangiwe hangaha. Hari imbuga mfite kandi bari gukora. Ariko hari igihe twirirwa tubibutsa ngo urubuga rwasinziriye mwagiye he ndetse tugatangira kuvuga amagambo meza yo kubasheshenga kugira ngo turebe ko hari woza. Ejo nabwiye umuntu ejo bundi ngiye kuzamuka ndetse ko ntazi gusheshenga ndagira gute ku rubuga kandi shaka amafaranga ndikiretse mbitire abukwe ni buranga mbitirure. Ndagerageza gutira gusheshenga no gushekerera ndebe ko ubukwe bwatambuka narangiza ngatirura kuri umutatiru isafuriya yatekiyemo yabandi. Ariko Imana ishimwe cyane ko asifiwe. Amen. Haraho tugejeje. None ikintu cyantangaje ni cyabaye hano. Sinitaye ku mafaranga yabonetse. Gusa ngiye icyo narebye ni umurimo ukuntu byakozwe. Nabwiye abatwekira cye sibanga nigeze kuva ahantu nza nitwaje amafaranga menshi giye twaka gusengero. Nari mvuye muri Uganda ngo ngere ku mupaka ngo ntere kubite gikumwe muri telefone mbona yanditse akantu KM siniki cyagiye hanga byibeshe se sanga ni $200,000 noherejwe n'abantu muri Australia. Abayumbe n'urusengero rumwe. Abayumbe batanze $700 urusengero rutanga $500 ariko bazohereza hamwe.
ndavuga nta mafaranga simake ngo ngari hano muri Foursquare niho nayintaramye Kimironko haza umugabo turutse Kigali simuvuga wenda aransohora azabitse amafaranga miliyoni ngo yo gufasha ngo tuzubake nyahuje nsanga ni miliyoni 2,200,000 ngo manuke Rusizi nsanga barahagaritse inyubako byo ndi kubivuga kubera ko ndi kumwe nabi wacu noneho batumira mu nama yihutirwa ariko mfite nyine iyo umuntu imsa nukomeye ndetse niki hagasi bati ngo nda amafaranga ngaya ngo 1,900 hayo na amafaranga yahagarika ndayabamurika bwashaga nje Bujumbura n'umwivuga butumwa ntabwo nasibiyeho nageze Rusizi kuwa kabiri ngenda kuwa gatanu ikintu cyantangaje kinakomeye cyabaye nkiki nuko abaraho muri komite y'inyubako baravuga ngo pasteur avuze ko zagenda ejo none duturi turu tateraniro ryabaye abantu bagize komite y'inyubako baratura baturi 30 aho mwaki kasaka gatora 5 2 10 buzuye 34 ayo mafaranga niyo nahaye agaciro kutizo miliyoni 2 nari mfite n'200,000 kubera iyo mpamvu na amafaranga yo kwikizere nico cyatumye yabaye amafaranga y'ikizere kuruta ayo nari ntwaye iyo nibeshya ngakuramo miliyoni nta muntu wari wambonye ninge wayasabye ni naje yayitiyeho nari mfite kuya telekomanda nkaya rozaho nshaka namara nkabura iryo turo mu mutima nkajya nishinja ko nibye ariko nikitangaza iyo sadaka n'uyu munsi nayo agaciro yatanzwe na komite batasenze batateye haleluya none nageze hano naho ndabihuje abantu barantwerereye ntabahaye invitation bantwerera mu rusengero kandi abana bahari asifiwe sana amen uyu haguruka shaba kuboneka niwe haye batwerera haguruka nguyu none natanga iyerekaniye hano ariko abayumbe nigitangaza yicarire natangaye navuze nti Arsene agiye kwiyerekana muri Foursquare ya Kabuga iyo aza kuba nahariya kubera ko basigaye basengera byafaga no kumvikana none yaje kwiyerekanira hano yemwe mwagize neza abantu bose mwatugiriye neza Imana ibamugisha cyane uriya mukuru we ntimutekereze ko yanze gushaka nuko gusa abantu badahuza iminsi suko bimeze ba ntimutahana makuru ngo se ngo uriya mutoya ngo uriya kaya kana kagiye guca kuri mukuru wiwe oya ntibahuje abagore uko niko kuri buri wese afite uwiwe kandi afite n'igihe ciwe nundi nawe muzabyumve mu gihe kizaza ayo makuru ntimuyatahane buri wese afite uwe kandi namwe ntimwatahiye rimwe ndagira ngo nuko ngukoreka bwana sifiwe amen kabana nabandi tubana nanone mu rusengero barimo musore iwe turabana nubu kandi tumaranye imyaka abatuzi tumaranye igihe kirekire hariho nundi musore utanze haleluya nasenza hangaha nawe turabana mu rusengero nagize umugisha hano nta muntu wankoraho kubera ko mfite abantu bankikije uretse abo ngabo rero hari abantu twasanze hane barimo barevera nabandi hari uriya mubyeyi uvuye kuvuga mu kanya yitwa Nyiramanyana sengeraga muri New Jerusalem asengana na mugenzi we ariko twabanaga kunyumva hano kuko twatandukanye dufitanye imitima myiza guhurira hangaha navyo biradushimisha turakwakira Nyiramanyana nabandi mwese twabanye Imana ibahumugisha amen hari n'undi musore dusengana muri Gosheni ntavuze wenda nawe wabonetse hangaha ku buryo bwihariye mbonye directeur mugororotsi Prosper wagize neza papa twari tumaze igihe tutabonana bawumvisha inkuru ko ndaha kandi hakaba haberera Pasaka nawe ukaza uriya mugabo twabanye igihe kirekire kandi tubana tuziranye tunakundana tunaganira hariko ibihe biradutandukanya none Pasaka iraduhuje Imana ihimbazwe cyane nawe turakwakiriye Prosper Imana igumugisha hariho Pasteur Aimable arambwiye hariye ngo twari dufite igitaramo iwacu ca Pasaka ariko nasezeye nza hano ngo tubane wagize neza wa Aimable hari akaudio kajya gasirikira twabyinyanye hariya muri Foursquare siko ngiye gutangaza ndatangaza urukundo rwanje nawe habe nubwo katahaba tukaramukanya gusa Petero
ngo na Pawulo ngo baraganiriye gusa. Pawulo amubwira ko agiye kwigisha mu banyamahanga, Petero amubwira ko mwuka yamubwiye ko azigisha mu bayuda. Kandi naratangaye, Imana izinyuranye ibihe kunda kintu kitava mu inyigisho. Umuntu yari mu mwuka ni nkuwarakaye, umuntu yarakaye, umuntu azavuga hari ngo uvuze gute kandi nawe akaguparamiya mudafitanye n'ikibazo, utari ko kuri kiriwo mufitanye ikibazo, ni ku mwuka nawe azamera ajya tora utuntu twose akadukura mu mugisha. Panda milima. Haleluya. Pawulo yabwirije mu banyamahanga batazi amategeko y'abayuda, bisaba ko azasaba igitangaza abanyamahanga bakabona kumwumva. Naho navuga amategeko y'abayuda kibazanayamenya, kibazumva n'Imana ya Isiraheli nimbariki. Ariko iyo Imana imutuma mu bayuda byaramworoheraga kuko bari bazi amategeko. Mwumva Imana kundi igiye gutuma ituma Petero winjije utarize, imutuma mu biza amategeko, agira ubwoba bwo kuhagarara imbere. Byasabaga ko igitangaza gikoreka akabona kubumvisha. Bose basaba ibitangaza, ariko bagiye gusezerana niho nari ngiye kuvuga ngo bahana amaboko. Ngo Petero abwira Pawulo, abwira Petero ngo ugiye mu nyamahanga, nawe subira mu bayuda, ngo cyakora twese dufite umushinga wo kuzafasha abakene. Ngo bigaragaza ngo gukorana mu ntoki. Genda wicare hariya tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Bibiliya ivuga ikavuga naho Pawulo yagiye kwiyogosheshereza afite umusatsi umaze kumurenga. Bibiliya ikavuga ngo azamuka ikenkera ariyogoshesha, bakavuga na Salo yagiyemo. Ariko hakika ya Mungu tiyoje mu giterane yatiyogoshesheje. Muze mugabanyaho umwaka byaramo. Mureke tubanze tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. 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 Mwese turashima Imana ku bwanyu. Tuvuze ijambo ry'Imana ryo tugiye kuvuga akanya gatoya. Gutinda sukubisoza. Reka tuvuge bikeya. Yesu yinjiye mu rusengero mu sinagoge, bamuha umuzingo w'igitabo. Bibiliya ntizabagaho izi ngizi zizacapwiye n'umukobwa w'umwongereza, ni we wazicapuriye mu icapiro rimaze kubita imprimeri zimaze kuboneka. Ariko ubundi ijambo ry'Imana ryari ryanditse ku mpu, bitabo by'impu niko babyita, byabaga mu rusengero mu sinagoge. Abatanzi nibo babigiraga gusa, babisomeraga hariya bakabisigaho ngaho. Niko byari bimeze. Tuze ko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo aje kwa Karupo itirowa, ngo amuzanire ngo umwe ikoti rye ry'imbeho, hari imbeho y'Iburaya, ngo azane ngo nibitambwa ariko cyane cyane by'impu. Kurya ni Bibiliya yaravuze. Hakika ya muntu usiga ibitabo by'impu cyari ikibazo gahoro umuzingo kwa gushemba ingata. Ariko ni gitangaza gikomeye. None tusigaye tuyifite muri telefone, ariko iyo telefone ifite ikibazo, utangira kuyisoma akaza message, bakubita akanyenyeri utikandi bampaye amafaranga ukabura yizinze. Kandi kuyizinga biroroshye no gukubita gutyo, tibisaba ko impapuro zihindura. Watangira kongera gusoma bakavuga ngo inkuru mbi, wasoma ukabona hari umuntu witavye Imana, amafaranga ngo ariko ngo mwitanga ngo kuki, ukabura irese. Ariko iriya nta kindi gitoro kibamo, ni impapuro gusa. Bwana sifiwe. Zanditse mu ijambo ry'Imana, nta kindi kibamo, nta kindi kijya kivanga, keretse kikivanga mu bwonko bw'usoma, ariko muri yo kivanze. Nayi telefone ni huriro ry'ibintu byinshi. Ngo yinjire bamuha umuzingo w'igitabo, ngo asome, arambura muri Yesaya hajya twasomye, aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kurinje. Umwuka w'Uwiteka ari kuriye kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, ngo yantumye no kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Dushaka tuvuga ibyo bitatu gusa kuko tudafite umwanya kuvuga ibi byose, mureke tuvuga ibyo bitatu gusa. Yansize amavuta kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, kugira ngo mbwire n'imbohe ko zibohowe, kubatangariza umwaka w'ubwigenge, nimara mbwiriza abafite imvune mu mitima. Agiye kuvuga aravuga ngo ubwo buhanuzi ngo ni jewe busohoreyeho.
abasaza banyura n'inzara bati uyu mwana ni mwene nde mike cyane yari umusore kandi mu Bisiraheli cyo cyatumye Pawulo abwira Timoteyo ngo ntiyagire uhinyura ubusore bwawe ngo ahubwo ubucitegerezo c'abizera ngo mu bintu bigera kuri 5 icyambere ngo mu ngeso zawe icyakabiri mu bzuvuga asifiwe sana icyagatatu ngo ku mutima w'urukundo Imana himbazwa icyakane ngo kukwizera icyagatanu ngo ku mutima uboneye ngo ugira umwete icyambere ngo gusoma kwigisha ngo no guhugura ngo unateshe kandi uhane ngo uzikizanya n'abantu bango curanga papa curanga nanone Bwana sifa hakika ya Mungu nahonza gutondeka gukomereza nikakwa kundi umuntu asifiwe ndakungitse abazi gukungika n'umugozi utapfunditse urekera ahantu ukaza kukomerezaho bango curanga papa Yasumira abane Imani Turachatamba ukandi kanya ndataba wino senge Mana yuzuye icubahiro no gukomera Uwera wirangirire Imana yuzuye gukiranuka no kwera Papa turaganditse imbere yawe kandi kugira ngo twumvise icyo watugene uri uyu munsi Imana nyiribihe tuguwe neza mu mitima Yesu we twumve ijambo rikize imitima Yesu twemerere twumve icyo watugeneye uyu munsi Yesu twemerere nukuri uyu munsi imvumbyi zihumuke ibirema bihaguruke Yesu mwana w'itama w'Imana ugomba bari bugoroka Yesu we ugomba bari bugoroka abantu bongereka bazahurwe no kumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu amen. Bwana sifiwe abasaza bararongorerana ngo Suwisi wa mwana mubaje hari n'igihe habe n'abasaza bacu bagiraga uwo muco hari umuntu yagurukaga ngo se nguriye ugiye kubwiriza ninde ngo numwe nuwaye batuye n'umwana w'Anyabyinshi umukacu umwe tweze guhura ndakonse kwana huye kundira maze kubwiriza ngo dusohoka arambaze ngo se daye we nguvuka he timvuka mu Anyabyinshi babahire ngo sogokuru wawe ninde ndirusakana rwa rutazihana rwa Rutaro ngo simba menye ngo se kwa wanyokorome ndi sogokuru ni Sahiri wa Ruhimbika ngwaye we ngo rekera gutyo hoyaye suko yavuze arafobya yamavuga ngo Ruhimbika ngo Manyamurenge ngo ni waruzi kuvuga
nukuri timwumva ko ahinduye ibyo navuze abihuje no kwa Ruhimbika. Banyora nizara ngo se uyu si wa mwana w'umubaji uvuze ngo ubusanuzi bumusohoreho bati niwe. Si wa mwana wabuze icyo akora agakora umwuga wa se w'ububaji bati niwe. Si wa Mungu wavutse ahantu hatazwi i Nazareti ngo habaga amabandi gusa. Nico cyatumye Filipo munsi yabwiye Nataniyeli ati ngwino turi kureba Yesu i Nazareti ngo ari munsi y'igiti cy'umutini. Nataniyeli aramubwira ati si i Nazareti hari ikintu ciza cyatuma duhurura ngo tugiye kureba. Undi ati ngwino urirebera ngo atunguke nk'ahariya. Yesu aba yamubonye aravuga ngo nguyu Mwisiraheli utagira uburyarya. Uburyarya yavugaga adafite nuko yanamuje arabisobanura ngo si Nazareti hari icyiza cyahava cyatujana kureba. Atereka nkubwire Nataniyeli we ukiri munsi y'igiti cy'umutini Filipo atari yaguhagurutsa nari nakubonye. Ibyo ugiye kubona n'ibindi bitangaza kuko Nataniyeli ngo ari yikanze ati nibiki bikubwiye ko twabikoze gwisha. Atereka nkubwire n'ibindi biza kuba ngo uracabona abamarayika bazamuka ku mwana w'umuntu abandi bongera bamunukeho. Ariko iryo jambo pastor Yakobo yari yararibonye mu isezerano rya kera. Nataniyeli ari ibirwa mu isezerano rishya. Isezerano rishya ryuzuza irya kera. Ndetse nje umwuka yarambwiye ejo ngo si irya kera ni irya mbere. Kuko ibya kera twarabitaye. Kuko sinjamba ikoti rya kera. Nukuri. Ariko izina ryo hambere ndacagita. Mpindure se nandi kukundi. Sizoshoboka. Turekere iyo myandiko. Ariko bavuze ngo rya kera bazashaka kuvuga ngo irasa nkaho rikuze. Ni ryavutse none. Hakika yamu ishakera nyine. Je ngo nabonye ifoto ikoti nari nambaye hari kukiyo c'umuvyeyi ndumirwa. Mfite mikrofone n'iryo koti ni pantaro. Kandi ico gihe numvaga nambaye neza. Ivyakera ni gitangaza. Ariko iryo koti barigaruye muri iyo forme yaryo. Habe no kwigisha byananira kandi atari byo ndi kwigisha. Nawe ni kumeze kandi. Hari umuntu nigeze kubaza yaratuye mu nzu nundi umwe. Ndabaza nte se munyereka ivyumba mwararagamo n'abashitsi yo bazaga arabibura. Ariko ico gihe barakwirwaga mbere. Cyatumye abibura yari yarubatse inzu nziza kandi ifite ivyumba byinshi. Abura aho bararaga kandi barabagamo ibyakera. Zakera hari uko bisa. Reka mbabwire kino kintu. Asifiwe sana. Amen. Hatukuzwe. Hallelujah. Narimo mvuga ngo Yakobo yabonye urwego rumanutse ruvuye mu ijuru. Abamarayika baruzamukaho mu isezerano rya kera abandi barumanukaho. Niwo munsi yakiranye na marayika w'Uwiteka. Arambwira ati yewe urava ukaje. Ndati nahunze mukuru wanje witwa Esawu. Ndaramubwira ati none se witwa barakiranye ngo agereke cyukerera. Marayika aramubwira ati ndekurasi iyo ugiye guca museke ukaboneka gatambika. Sinjya mboneka. Undi ati kandi yirazaga inyanza niko navuze. Ni gute marayika w'Uwiteka araniwe gufata umuntu. Nikimenyimenye yamukozeho gusa. Ku munsi w'inyonga yitako umuntu ararebuka. Narababwiye ngo iyo umuntu amaze kuba umukristo hari imitsi ikora ibyaha. Imana ikoraho ikahindura ibimuga. Ariko iyo abantu bakifite umubiri wose ukora ndakurahiye. Ujye ukora mu rusengero ugakora no mu kabari. Nibo bakobwa baserivana bagaseriva mu tubare. Niba guma iza bakaba bambere gufata ibyicaro byiza. Turupimisizi nayo yatangira bakaza gufata umwanya wa mbere. Kuko ingingo zabo zose ziracakora neza. Hakika ya Mungu. Zigakora hose, zikabanguka hose, zigashobora hose, zigasa neza hose, zikagira nimero zikwiriye hose. Kubera ko imitsi yabo ntabigeze ayikoraho. Umuntu ajyatera haleluya zirindwi afite ururimi rwazo. Ari ingare agatera intonganya zirindwi akanuriye umugabo amaso. Ibyo zose bikamushobokera kubera ko ingingo zose zikiri nzima. Umugabo yabwiriza agaprepara ikibwirizwa. Ariko agisha umugore amafaranga akayavunjira mu mufuka. Akamubesha ko ari ntayo afite. Akayamuha mutoteza kandi bayasangiye. Ariko yegera hangaha yasoma Bibiliya. Baturiye mugabo ntazave kwa tuti. Aracafite ingingo zose.
ntazigeze zigira ikibazo, zose ziracyari nzima. Ajya siba igitaramo akajya kureba umupira wa Arsenal na Madrid cyangwa se bazita gute, Manchester United na Manchester City, aho hose ni mu mujyi umwe, ni mu Bwongereza. Nabonye abahungu bava mu gitaramo baje kureba Coupe du Monde, bari mu muntu waramishaga mu rusengero, simvuzi wacu n'ahantu twari turi. Baramushaka baramubura, bashaka umucuranzi baramubura, baravuga ngo bakiye kuri Coupe du Monde. Hano nabwiye mu gitondo ngo umufana avuga ko batsinze watari mu kibuga, kahungu gaturutse wenda nkiyo sajya masheke yaza kugira ngo nzatwara igikombe cya Rayon Sport, ukagira ngo habe no kugikora usibye kukibonera hariya ntazagikoraho, ariko ngo nabatsinze ukagira ngo nawe yarimo. Reka mbabwire kino kintu bavandimwe, asifiwe sana. Kujya kwa kanyegeri cyangwa se agashishi kuriye ku nzovu ngo banyura ku kiraro kiracika, niko kiyamiriye bwa mbere ngo jewe n'inzovu duciye ikiraro turagikubise hasi, mugende mu kirebe. Reka mbabwire kino kintu, asifiwe sana. Yesu niki yavuze ngo uracabona abamarayika bazamuka ku mwana w'umuntu, hariho ibyiciro by'abantu 7 byamurwanyaga. Nimwumve kano kantu. Abambere bari abafarisayo, ikintu bakoraga bari indyarya. Abakabiri ndibona ihuta, bari abatambyi, ikintu bari bafite n'amategeko y'ubucogocogo. Icyiciro cya gatatu bari abagiriki, yo bishakiraga ubwenge. Icyiciro cya kane bari abaroma, ngo baharoga bagira ubwoba ko Yesu niyigisha imivumbagatanya izaboneka bagahirika ubutegetsi bwabo. Abagatanu bari abayuda, ibo ngo bishakiraga ibimenyetso, ko ni gitangaza gikomeye. Abakane tandatu bari abafarisayo, hari ibintu bitatu batemeraga. Tibemeraga umuzuko, tibemeraga abamarayika, tibemeraga n'umwuka wera. Bari aho ngaho. Icyiciro cya karindwi ni rubanda rwa giseseka, bita le bon peuple. Bahoraga bumva Yesu yigisha bakamukunda, bamucamba bati kandi niko. Reka mbabwire, iyo umuntu atambaye imbaraga, aho imbyino zagenze neza niho abyinira. Abakristo badakomeye mu mwuka, ariko ni gito, iyo havuze ijambo ricyamba ubukristo ndetse bikagerekwa ngo n'akajagari k'abayumbe bajiyo. Abayumbe bagira neza bakasengera umurwayi wiwe, ati harakaba abayumbe baza babyinaho injana yagenze neza. Ariko umuntu ufashe neza agira icicaro ndakuka niyo siege. Habe no muri Nations Unies hari ibihugu bigira ibyicaro bitavamo, bita ngo ni droit de veto. Hariho Amerika, hakaba Rusiya, hakaba Ushinwa, Ufaransa n'Ubwongereza, hakaba n'ibindi bihugu 10 nabyo bavuga ngo na 10 nabyo bigira intebe ihinduka buri mwaka. U Rwanda rwigeze kubamo muri Conseil de sécurité des Nations Unies, ariko muri ya myanya 2. Iyo uri umukristo ugira icicaro, vous avez un siège. Hari mwebwe ngavuze ngo grâce au salut notre passé a été pardonné, ngo kubera gakiza twahawe ngo ejo hacu harakishijwe. Grâce au salut notre présent a un sens, kubera gakiza twahawe none hacu hafite ibisobanuro. Grâce au salut notre avenir est protégé et assuré, ngo kubera gakiza ejo hacu harashinganishije. Nukuri kose kw'Imana. Ubundi histoire bayidéfinissait comme une science qui étudie le passé pour comprendre le présent et envisager l'avenir. Ngo ni isomo ryiga ibyashize rikamenyekanisha ibiriho kugira ngo twitegure ibizaza. Agakiza nuko kameze. Nukuri kose kw'Imana. Na amateka atwubaka ejo hashize. Hacu hakaba harakijijwe. None hacu hakaba afite ubusobanuro. Uko ufite igisobanuro kirutse igihe nangwaga mitsingi. None gitangaza. Ntabukene mbona. Habe nubwo kumufuka nta cyahaba. Tugapfa kubona ico kurya cya buri munsi. Tirindi sengesho. Yesu yavuze ibigega. Utupe chakula cha kila siku. Ukuri ukupimisha litiro y'amata. Ningo kugira ijerekani ku muntu ushima Imana. Narababwiye ngo gushima ntibituruka kubzo wabuze. Kudashima bituruka kubzo kudatahura ibyo ufite. Ni kudashima no kudatahura ibyo ufite. Mfite imyaka ikabakaba 50 ndengeje n'8. Ubu ntangiye n'icenda.
nimba gishobora kwicara gutya hari abagabo tungana badashobora gufunga umugozi ari ukirato nabyo no gushira none igitangaza jewe ugitumirwa abantu bakaza kumva ibyo mvuze kandi ntababwiye neza cyane ntabahembye uko sishimwe nukuri kose kw'Imana jewe utarayo bimuhira ntashe kuva nava mu rugo sindahayoba uko aho namashimwe jutarakaraba ngo mfushe urutoki kubera ko narwaye paralizi jutaraterwa serumu nukuri kw'Imana nta serumu none muravuga ko mbuza amashimwe njewe ufite abana b'abahungu ukagira n'abakobwa njewe wavutse mu muryango uriho ariko nibihigo nukuri njewe uzuseruka ngo ni muyo kuri yuje nje bakimenya izina hari izandiko nyinshi ngo zuzi ibyo wambwiye ngo kugenda ukora ngenda mbivivura ngo isho namenye nuko utabasha kubesha asize ngo ugejeje mbaye ngushimiye ndabarahiye hari abagabo tunganya imyaka batokwicara gutyo nshobora no kugenda gutya bigakunda nimba bishoboka ni gute ndafite amashimwe ariko mureke tuzamure haleluya kudashima no kudatahura kuburinzo bitari bwaki nishimwe kuba ifite kwirabura kutari kaburimbo nishimwe ariko mureke tuzamure Yesu binaza haleluya panda milima ndio dumu katika imani haleluya problem abantu bafite no kudatahura izo babonye yego wowe ufite inzu ukagira n'ikibanza ntimuzi ko ngo ijuru ari intebe y'Imana ngo isi ikaba intebe y'ikire ngo y'ibirenge by'Imana abantu bafite parcelle nyinshi kandi nini Imana yakuyeho ikirenge barazibona igisubijeho bazibura tuzamure Yesu w'Inazareti haleluya mutahura amashimwe wajya wambara ipantaro ntiguhurubuke kubera ko gifite inyama n'amagufwa bihagije ntimuzi ko umuntu arwara indwara ku buryo ananirwa no kwambara bakabura intoboro y'umukandara bamfungiramo bakajya bamufungisha igitenge ari umugabo bagahambira ariko nibitanga utubuza amashimwe gute je ufite abana barangije primaire na secondaire abandi bakabarangije kaminuza kabangiye kubashingira uko muza amashimwe kuyabura no kutamenya ibyo no kudatahura umunsi mwatahura ko mufite urusengero rwiza mwajya mutanga amaturo ya buri munsi yico gusa nta kindi mwakoze cyo amashimwe gusa yo ijoro bari riraye Imana ibahumugisha amen narimvuze hariya ngo bumbure cya gitabo za nzego zose ziramwumva aramanuka disikuru yiwe aravuga ngo yantumye ngo kubwiriza abagwaneza ngo ubutumwa bwiza nukuri kose ko Imana ndahenda imbere yanyu abatarabagwa neza ubutumwa ntaco bamariye niba abandi babwumva bukaba umutungo utimukanwa kandi ubutumwa n'umutungo umuntu yimukana cyane ariko batarabagwa neza babusiga ninka telefone stable nugo mwikanisa banyurwa bakiraha basoka ntibabijyana Yesu yari afite ubutware ku bitugu mugihe abisi bafite ubutware ku ntebe nimwumve cyo gituma umutware w'isi adashaka kuva ku ntebe kuko yivuyeho nugo abarangije ariko Kristo niko Dawidi niko Yesaya yavuze aravuga ngo umwana yatuvukiye yumva abisirayeli batumvishe yamara avuga ngo twahawe umwana ngo umuhungu yumva batumvishe ngo kandi azitwa amazina 5 irya mbere ngo n'umujyanama ntibumva cya kabiri ariko numwe Imana y'amahoro ndibumva ariko nigitangaza adata wa twese uri mu ijuru ndibumva hazaba igitangaza ndibumva ngo wari waravuga ngo gutegeka kwe ngo kuzaba kubitugu akomora kuri sekuruza Dawidi n'ubutegetsi buri kubitugu rero yamanukaga idekapole akirukana abadayimoni idekapole habaye discussion hari abantu ngo bamwakariye idekapole mu buryo bubiri bamwe ubwa kabiri azayo ngo baravuze ngo ni murebe wa muntu watwangirije ingurube watumariye amatungo
abandi ngo nimuze murebe wa muntu wadukirije umusazi. Iyo tubwiza gutya hari igihe biryoha kuri bamwe abandi bikabiha. Hari ijambo dushobora gucomekamo ukarirarana nabi, abandi twaricomekamo ukabona ari isezerano wahawe. Yego. Dumu katika imani. Hallelujah. Yagaziteka Paul ni wa munsi umuyaga wari wabaye mwinshi mu nyanja. Buriya ngo n'abarozi n'abapfumu bari bazanye wa muyaga kugira ngo ataza gukiza wa muntu warwaye abadayimoni. Hakika ya Mungu. Niko bimeze. Nibo bazanye umuyaga. Yesu ngo ariryamira au fond du bateau arasinzira nk'utaza amakuru. Nibuka igihe Yona yasinziriye, ariko Yesu ni gitangaza. Bavuze amagambo atandukanye ariko yose yuzuye ubwenge. Yona ayo makuru sinyavuga cyane. Bari bamubwiye ndahasubira. Bari bamubwiye ngo aje Ninewe yishuri horo yigendera itarushishe ngo ashika ryamiyo ngiyo umuhengero uraza. Nguze babura uko bagira. Bafata ibyari mu bwato byose karigezo niko bayita mu Gifaransa. Barajugunya. Wapi konti bworoherwa. Batari kubasenga Imana zi wabo ntibyakunda. Batari ko hari umuntu ujyamye hangaha umukuru w'abasara ati nimuzuse nawe apfe. Afite amakuru. Niko abana byukije Yesu. Aho bombi babyukije ngo bapfe. Ariko bose babayeho. Sinzafa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba. Imirimo Uwiteka yankoreye ubwo Hallelujah! Hallelujah! Arabyuka baramubaza ngo ese witwa nde? Uri uwo muhoye bwoko gukora murimo ki? Arahuguruka bisubiriza icyarimwe. Aravuga ngo ndumuheburayo. Ngo kandi wubaha Imana. Ngo yaremye ariko ndahumiwe. Apana ijuru n'isi. Ngo yaremye inyanja, ngo irema n'ubutaka. Bivuga ngo yaremye inyanja tugiye gushiriramo. Irema n'ubutaka dushobora gukiriraho. Sombira bifite. Ariko ivy'Imana birakomeye. Hallelujah! Hallelujah! Bwana sifiwe. Hallelujah! Hallelujah! Bwana tukuzwe. Tuzamura Imana yacu biganza. Hallelujah! 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 None tukugire gute? Aravuga ngo ndabaye igisubizo. Mumfate. Mutambabariye. Mumvugunye muri aya mazi. Ishonzi umuraba n'umuhengeri byari bibagoye biraceceka kuko nije ufite umwaka wo kubamara. Nisha abakristo kuri pasta akabakenewe kuvuga. Fata igitumye umuhengeri uba mu wawe. Umuraba ukaba mwitorero. Ukaba mwisinda usengeramo. Ukaba muri service z'akazubamo. Niwe uteje imidugararo. Kuri pasta kigikenewe so kwizihiza ukundi. Nugufata ibyo byose bituma umugabo arara ku nkeke kubera wowe. Cyangwa umugore agahora agira ubwoba bwo kuzaharikwa kubera wowe. Cyane. Hari abagore babayeho. Bameze nk'inyoni zarise ku nzira. Ngo nizo sitamenye ko buca cyangwa bwira. Ahora agira ibibazo by'umugabo kuko hagiye adataha atabonanye n'undi mugore. Agira impungenge z'amafaranga kuko atari uyahabwa inshoreke. Uwo muhengeri ni wowe ufite. Ufite n'uwo muyaga. Pasa kikisaba nukuvuga ngo nije ufite urutoki rwangiza nimushaka mu ruce. Yesu yaravuze ngo ijisho ryawe kugutera igicumuro ngo barikuramo. Si cyo gisha siri ijisho rivugwa. Nuko biguhesha inyungu byarebwaga n'amaso yombi aho kugira ngo ubibone babikubuza ukaba uri umukene utabifite. Inshoreke wari ufite petit format aho kugira ngo wiryohereje yireke ube ufite umukecuru wowe wita umukecuru. Muzi ko uyu muntu agiye gukora ibara umugore wisezerana n'uko umukecuru kandi banganya imyaka. Ni umukecuru wowe nturi umusaza. Umugore ngo yabaye agakecuru. Ninde wagakekwa kakeshuje si wowe. Kandi wareba n'umundanga muntu ugasanga ndetse imyaka yawe niyo myinshi ariko kubera ko irari ryaje kakaba agakecuru. Akaba umuturage mwarashakanye mu kwitongo. Yagera hano ngo ni umuturage ngo urashaka umusirimu kandi nawe uriwe.
muturage wamushakiye mu rutigita none ni mu rutigita wari iki wowe ubundi hano uri iki cyangwa mugatanga vuza imisozi ga y'umurenge hari namwe yindi misozi yahanga haba abantu bavuye Uganda n'abavuye handi namwe mfite twese turi abaturage bahuriye mu mujyi uko nuko ntiyagira umuntu uzakanga undi twese twahuriye mu mujyi mureke tubanze tuzamure Yesu w'i Nazareti haleluya aravuga ngo ni munjugunye hano barabanza baranga ngo baragerageza ngo babone birananira ati baravuga ngo amaraso yacu yawe tatubeho baramufashe baramunaga bamutereyemo ubwo atatashe abasare bati turakize batari kuya muntu arapfuye ko ari watubwiye amaraso yiwe tuyatubareho Yesu yarabyutse nawe aravuga ngo muzageza kugira kwizera guke kandi nawe baramuzukije batumuyaga wabiciye kandi wamenyere kugenda mu nyanja nubwo turi abarobyi wowe turakubona uroba ariko nawe wajanye n'abarobyi byuka gufe nanone ubireba Yesu arabyuka arabaza ati muzageza he kwizera guke ese ndi muzi ko turi kumwe nimuhumure mure kubwoba mbese ndi muzi ko turi kumwe nimuhumure mure kubwoba bararira batidukize muki ararira engera ubugi ngubwa turarimbutse yo engera ubugi ngubwa turarimbutse Yesu ategeki nyanji imihengeri abigishwa be bara batini inyanja zira yo abigishwa be yo baratangara we batini inyanja we yo zira yo reka mabwire ubutumwa bwose buzaza buremereye ku bugingo bwawe niyo kire y'indwara ufite nimucumbe kino kintu uremere bwivuga butumwa ku bugingo bwawe niyo kire y'indwara y'ubugingo ufite ni wumva ivuga butumwa rirakuremereye rikoze ku ngeso zawe uzaba uri kukira ariko ni wumva riragusheshenga ntaco rivuze kuri wowe cyangwa rirashimagiza ingeso mbi zawe uzamenye ko atari umutuvura ubundi umutuvura iteka ugira ubukana kandi urakariha uraryaryata ni wumva hari ijambo rivuze rikaremera ku bugingo bwacu niyo kire y'ubuzima bwawe kanihute iyo umuntu atashe abakubwiye ngo gira vuba cyo ni kimenyetso gusa simusiga umwe gusa kandi utabwiye asambure ngo nitahe abakubwiye ngo igihe nari kukumva kirahagije ngiye gukora ibindi reka nihutishe nko wihuta arabyuka acecekesha umuyaga abigishwa baratangara bati nono ni nyanja nazo ziramwubaha hariya twasomye abagwa neza abantu bafite imitima nibo bazabona ubwami bw'Imana ni nabo bumva ubutumwa bwiza ngo yantumye asifiwe sana kubwira imbohe ko zibohowe reka nkubwire kino kintu naririmbye ibitero bibiri by'indirimbo ntibyanshanga kubera ko nzi kumva ijambo ry'Imana rivuga indirimbo 105 igitero ca mbere kiravuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje ngo nibwo bwankuyeho imigozi ngo byavuye se kuki ngo byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambohoye nyamara 115 ariko ngo nabonye umukunzi mwiza ngo yarankunze ntamu ngo yambohesheje imigozi ngo ari go rukundo umwe aravuga ngo yarambohoye undi aravuga ngo yaramboshe ariko ndahumirwa mureke tubanze tuzamure Yesu w'i Nazareti haleluya ndagenda ndatekereza 105 iravuga ngo ubuntu bw'Imana ubuntu butangaje nibwo bwankuyeho imigozi iyo migozi ni y'ibyaha na 15 nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yambohesheje imigozi ari rwo rukundo rwe yambohoye ingoyi za Satani ambohesha urukundo rwe nta muntu wigenga ubaho utagengwa na Satani agengwa na Kristo nta zone netere haba habe na netere kurya ibihugu biza bifa bikamarana bakavuga ngo havumbuse petrole
mwajyaga mumva intambara iri hagati ya Nigeria na Cameroon bapfa mu ibanga ngira ngo nagace niba sinzi ko bakita niba bakasize ko kitwaga hari ibihugu bya Birimani n'ibindi byinshi bifite imipaka murabizi hari Burundi bwafaga umupaka wa Gatumba na Kongo kandi Kongo ifite igihugu kinini ariko Gatumba kangana gutyo niyo ahandi umuntu ajagurisha isambu akabura na metero 2 z'iyindi ariko nibika abantu narije kubabwira asifiwe nta muntu utagengwa n'ikintu runaka tubohorwa kwa Satani tukabohwa na Kristo kandi akatubohesha iki urukundo twebwe twabohowe iki ingoyi z'ibyaha ubu sinkigenga nawe agamisingi zirindwe ngoro tarizi ginize yarayibonagawe hari umugabo yagiye hanze yabaga hano hafi ahangaha yazaga kudufata n'imodoka ngo tuze aze kutugurira twashika tugatera igipindi tukamuganiriza kaducura ariko ntaduha amafaranga yo gutahana mu rugo cyo nani umushomeri mvuye mu kazi uko abantu bamwe inzoga ntibaguha amafaranga yimuhira ariko bagusengerera bakagura n'inyama bakagura n'ibitoki kandi ziriya nyama kenshi zokeje nazo sina nziza nuko zirya nkeya uziriya ari nyinshi zagutera ikibazo ariko ico ki nangwaga mitsingi nkya zirindwi 8 nkagenda nagenga nyine nako kanyota ariko ho nakiriye Bwana sifiwe nanone sinigenga ngomba kubyuka nijoro ngatarama hakika ya Mungu abantu bahaba batahaba nibuka ko hari abantu bamwe babyinaga simvuze ubwoko bwabo ntaza kuvuga abantu hano nkagira ibibazo kandi sinkibikunda namenya kenge iyo bashukuraga zahabu bazibonye yafunguraga radio ya Muninga akayishiramo amabuye yose ukwangana agafungura volume akayishira ku giti ciceje kiri hariya mara akabyina kugeza amabuye yarangirira uwo nawe araboshe ariko reka mbabwire kino kintu Bwana sifiwe hari ibintu ntemerewe gukora ni ku jambo ry'Imana rivuga ngo byose turabyemerewe ngo ariko byose siko bidufitiye inyungu hari amagambo ntavuga hari urwenya ntatera hari ibyo abantu babwira abagore ntavuga hari icicaro ntakwicaramo kandi kiryoheye abo tungana hari inyungu nakwiyima kandi zigomba kungirira akamaro mu buryo bufatika Bwana sifiwe sana hari ukuyubaha mfite kandi abo tungana batibashe muri ubwo buryo kubera iki ndaboshwe hari umutsi w'inyonga yitako Kristo yakozeho utuma ntiruka asifiwe sana yatangarije imbohe koze reka mbabwire Pasaka nziza ni ukubohorwa kucora ubosheho ushobora kuba udafite imigufu n'iminyururu ariko ufite ingeso yakokamye hari abahungu baririmba n'abakobwa bakireba filime pornographique haciherera agakanda mu kirengeti akarana nayo nko kujya ku mugore uri ku kiriri uzurara nakana kiwe yaba mutamureba amaso yaramenyereye umutima warakuguse agakanda akareba uko bitambuka byose tukamushaka mu indirimbo hano ngo aramyishe kandi atushire mu mwuka ariko Abisiraheli muri Zaburi 137 ngo se twabasha gute kuririmba kandi nanga zacu zimanitse ngo batujanyeho iminyago ngo badusabaga kubaririmbira ku ndimi ziwa ngo tubahe ibyishimo byiwa ngo twabasha gute hari igihe abantu nanga zimanitse tukabasabaho gukora hari umuntu wigisha kubera ko yabikoze kera agashaka aho yigishe no kunta abantu bafashe kuco gihe agatekereza ko bafashwa hari umuntu umenyera gatuti ntabakigira ubwoba nubwo yaba yasambanye kubera kukamenyera afite stabilité y'agatuti ariko ntafite stabilité du cœur afite kutuza ko gatuti ariko ntagafite mu mutima afite amagambo yavuga ariko atubasa umutima ko nababwiraga nukuri twarabohowe ikintu nimba ufite ururimi n'urugambo bohorwa kuri Pasaka nico Yesu camuzanye ntimwishimire insinzi mutatsindiye ngo yaje no kuvura abafite imvune mu mitima uko naho ndangirije abayuda bari bafite imvune abanyamahanga bakagira izindi uyu munsi abakristo bafite imvune n'abapagani bafite izindi reka mabwire bino bintu misorezeho Abisiraheli bari bafite imvune zigera ku bwoko burindwe imvune ya mbere ngo bari bagifite ibikanzi n'umubabaro w'Umwegiputa imirimo y'uburetwa bakoze icya kabiri mari tubabare cyane ngo bari barashiriye amategeko y'ubucogocogo
yari yarabagoye bubahirizaga iminsi mikuru y'urudaca. Icya gatatu ngo batangaga amaturo atagira ibisobanuro kandi amenshi aje mu mifuko y'abatambyi. Icya kane ngo bazaga kuvoma amazi ku iriba rya Yakobo kugira ngo bakoropeshe urusengero, ariko bari baragowe mwakagira Imana no kuri kose kw'Imana. Icya gatandatu Abisirayeli barafite ikibazo gikomeye cyane ngo bibukaga Herode wabahekuye akabakora mu nda akica abana b'abahungu bose uhereye ku myaka 2 kwageza ko warabivuze kukishe guhera ku myaka 2. Reve tusubize nuko amakuru y'abanyabwenge baturutse Burasirazuba batekereje ko baje kera kubera ko inzira yari kure baratinda. Bishaka kuvuga ko ico gihuhanuzi bwabonekeye umwana wavusageje imyaka 2. Nico cyatumye babica. Bari abantu b'abamago baturutse Burasirazuba muri Syria nibo bajanye ibihumura 3 neza, ishome, ishangi n'izahabu. Yesu niwe watuwe ibyo ngibyo kugira ngo atazaba nk'impunzi ngo arye impungure mu Egiputa. Yari afite ishangi n'ishome akagira n'izahabu bagira ako bashonje bagakonjoraho. Inzu y'Imana igomba kuzura ibyo kurya. Imana ibaha umugisha ku modoka mwagura umushumba, ariko nanone kanshiraho rino jambo ntimwirare kubera ko yaje batubwiye ko ifite amadeni. Uretse plaque batubwiye ko ari umurengera none naziriya miliyoni 2,500,000 nawo nundi mutwaro batakomeje bagutera umutwaro kandi bayiguhaye. Munyumve neza timukoreze pasteur umutwaro yavuze ngo ni inzu ariko agira ikindi ahishe. Ni inzu ariko isaba ibyo kurya. Yatangiye kubona essence kwihenda yarabyumvishe. Umunsi azajana muri garage muri control technique n'ibindi ndabaraha imodoka n'inzizi iraryo wakwivimviramo ariko ikabiha kwihahira. Nurundi rugo runagoye garwo ruhaguruka ruko ruriye ariko abana bashobora gusohoka batari ariko yo ntiyasohoka itari bakirwa bakina. Nimwumva umutwaro mwamuhaye birasaba ko umushahara wiyongera. N'umushahara wiyongere kugira ngo birabayishireho na control babishireho. Niba atayishiraho tuzongera kugura ipantaro uzugenda mu modoka iziri ipantaro naco ni ikindi kibazo. Mureke babwire ko mureke tubanze tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya Haleluya. Ibisubizo bizana n'ibibazo ico mucumve neza kandi uko niko kuri. Sindayitunga ariko nigeze gutungiye akazi narayibonaga kandi je nashiraga mu essence ya commune, ariko twageraga igihe tukabura bateri nkayiraza acuramye ngo nyishiture tondo mukoreho rimwe nkabano nuko musubireyo naza kwiparika kayiparika hacuramye cyangwa nabura hacuramye kayisiga nakije. Timuzamutera ibibazo kandi mwabuhaye bisubizo. Ejo ngutangire winuwe ngo ngiyo batayigura nutangira kubura essence umugore ngo sinakubwiye ngiyo kisako ikibanza ni ngo so kuburivuga kandi aba bacu bazabashima ariko bakanagarukaga tuzi no tugaruke ku ijambo ry'Imana. Asifiwe sana. Bari bafite imvune niko nari mbabwiye. Herode yari arabateye ibibazo. Imvune ya 7 cyangwa ya 8 sinzi aho ngeze ariko ni ya 7 ya 8. Ngo bari babangamiye n'abanyamahanga babakikije. Intambara z'urudaca za buri munsi kizi ngizi tuba mu karere niko zari zimeze. Abanyamahanga bari bafite imvune ngo z'ibintu bitanu. Icambere ngo bakoraga ibigirwamana ariko uzi gukora ibigirwamana si imodoka uzi izine y'ibigirwamana uruganda. Icya kabiri ngo bakabiterura. Icya gatatu ngo bakabyanura. Icya kane ngo bakabyanika. Icya gatanu ngo bakagira ubugome bwo kwanga abayuda bafite ishari. Icya gatandatu nta nyungu babikuragamo. Yesu ngo abitegereze aravuga ngo Abisirayeli n'abanyamahanga bose barushye ngiye kubavura imvune ndashoje. Nimurebe hano sose tukoze ahimidiwe ashangiriwe. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Imana ibaha umugisha. Yesu yinjira muri urusengero habaga ngo intebe 3 hakaba intebe ya Aburahamu iya Isaka n'iya Yakobo hakaba ngo ibikombe 3 mu rusengero. Iya kane intebe ya kane ngo yahoraga yubitse. Umunsi Dawidi yariye ibyo kurya by'abatambyi akambara efodi niwo munsi yakoze remise reprise akura ubutambyi kwa Lewi abwinjiza mu nzu ya Yuda
ariko ndatangaye umunsi Yesu yinjiye mu rusengero ngo yubuye cya gikombe cyubikwaga agihera abigishwa divayi ifunguro ryera Abisirayeli bari barasiguruwe abatambyi bari barasiguruwe abami bari barasiguruwe b'Abisirayeli nico Yesu yafashe disikuru aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje umwuka yigeze kuza kuri Samusoni amanuka mu gashamba kari gaharagiye itimuna asanga umugunzu w'intare arawushanyagura ngo agaruka asanga ubuki burimo atera igisakuzo ngo mu nda y'umurye ngo habonetse ibiryoshe abafitiye barabiberwa imbaraga undi munsi ngo yagize imbaraga ngo atora urwasaya rw'indogobe yareguye mu mubanda aho ngaho ngo akubite kabiri igihumbi ariko mu kanya karaza agumwuma hari ahantu hitwilehi aravuga ngo ni gute nkoze uyu murimo ukomeye none ngiye kugwa bako y'abanyamahanga ariko Imana imufukurira iriba ryitwa Lehi kisima cha Lehi kingali kwa kila aliye na kiu hakika ya Mungu mtungi ukiwa mtupu hakika ya Mungu Imana ngo ifukurira iriba Lehi asoma kutuza arakira nibuka Hagari ubwo yaragiye ko bari bagiye kumwangaza umwana ngo yashiwe n'amazi mu mvumba nyina mu ahantu ngo yicwe adapfa mureba ararira arasenga Imana ifukura iriba ryitwa ngo ni Rahiloyi risobanura ngo Imana indeba ngo irandebera nahangaha Bwana sifiwe sana yemwe Abisirayeli bari barasiguruwe uyu munsi abakristo barasiguruwe ariko si mwebwe twagize indirimbo nyinshi zizira amavuta tugina ibyino nyinshi niko Yesu yavuze ngo abantu banone ngo bameze nk'abana ngo twahagaze ngo mwiguriro ngo tubyine ngo turirimbe ntimwabyina ngo tuboroge ntimwarira Yohana yaje atarya atananywa mwita umuzimu ndiye nyweye munyitikira uracika mwica inzoga none abantu banone turabagira gute hari inyigisho zidasize zidaturutse ku masengesho hari ijambo ridasize ridaturutse ku masengesho hari haleluya ziturutse mu mihogo izi kuvuga ibyo byose abantu barasiguruwe Yesu icyo akora umwuka umuriho nukugira ngo atugarura agaciro twambuye n'inzika ya Satani na systeme dukoreramo cyo cyatumye Bwana sifiwe ijambo ry'Imana rivuga ngo abo dukirana ngo ntibafite inyama n'amaraso ngo dukirana n'abantu n'imbaraga ngo n'abafite ubushobozi ngo n'ubutware ngo bahantu ho mu ijuru aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mutabasha gutsindwa n'uburiganya bwa Satani muri izo ntwaro hariho zirindwe eshanu nizo kwirinda ebyiri nizo gusheringa gukiranuka ubutumwa kwizera agakiza no gukiranuka izo ntwaro kwa eshanu nizo kwirinda na ijambo ry'Imana no gusenga n'intwaro zo gusheringa shobora kwigisha umuntu agakizwa ari muri Amerika nasengera mu butayu mwene wacu nabwirije wananiranye agakizwa tambonye amasengesho ntawe uzasaba uburenganzira wasaba uburenganzira bw'igiterane ko ntibasabwa amasengesho nuwo bahakanira ntibamuhakanira mu mutima kuko ntawe ucunze umutima wundi unaniye gusenga hanze ukabimbuza najya nsengera mu mutima kajya nkureba nsenga tubundi gusenga izo ntware ebyiri ijambo ry'Imana Petero ariko yavuze ngo nyamara ijambo ryahanuwe ngo muzamugize neza nimwaryitaho icyambere ngo zamurika shuza umwijima rikesha ijoro kugeza inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima y'abera Paulo agiye kwandika ariko umusengesha umwuka ibihe cyose cyo gusenga mukristo ageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu yahinduye intwaro yari afite iyo yarwanisha arwanya Apoloni siyo yakoresheje ngo yasenze amasengesho y'uburyo bwose Kristo aratangaje ngo yeme umwuka wiwe ari kuri twebwe nizo mpamvu zamuzanye kwari kugira ngo avaneho imirimo yose ya Satani n'abadayimoni bazahunga mu masohe abisi babagurano azaza ngo ababature kandi amahoro azatwara isi azaca intambara zishire ahindura ibibi byose bishya icyampa kaza natinze uzaza ryari mushu ngo imibwe bwami budashira ibyo rimwe byose by'icyampa kaza
bagenzi tube maso duhore tumwiteguye nukuri databuja uwo ntawuzi igihe aza nyamara azaza ku ngo aya makuba yamareho duhumure dutegereze icyampa kazadatinze umwami Yesu ubwo aza umwami Yesu ubwo aza umwami Yesu ubwo azaza tuzamureba azazana n'ingabo impanda bazivugije abapfiriye muri we bazuke bamusanga ubwo natwe abazaba bakiriho atujane hamwe nawe tubane na witeka ryose icyampa kazadatinze umwami Yesu ubwo aza umwami Yesu ubwo aza umwami Yesu ubwo azaza tuzamureba tunyurwe tugiye gusenga Imana nico tugiye gukora bavandimwe eleza mambo Yesu yari afite icyo ahuriyeho na Mose hakika ya Mungu cyo cyatumye Mose avuga ngo Imana izabahaguruka izundi muhanuzi umeze nkanje muzamumvire hari ibindi 12 pastor ariko ndavuga mu bitandatu icyambere ngo bose barahishwe bakiri batoya Mose yarahishwe mu gaseke Yesu yagiye guhishirwa mu Egiputa bose ngo bagaburiye abantu ibihumbi Yesu yagaburiye ibihumbi 5 abagore n'abana batabarwa yongera agaburira 4 ese mujya mumenya 4 n'5 ha bitandukaniye reve murazi 5 ni by'abayuda 4 ni by'abanyamahanga igihe yari yagiye Tekapole Mose nawe yatanze manu mu butayu icya gatatu bose bagendeye ku mazi bacecekesha inyanja dimwe Yesu yacecekeshe yagendeye ku nyanja iraceceka Mose arambura inkoni amazi acika mu kabiri cyo ni icya gatatu icya kane bose banzwe nabi wabo Miriam mushiki we na Aaron baravuze ngo Simani ivugana na Mose Musa kandi yarashatse umunyetiyopiya kazi abisiraheli ngo se bamwana w'umubaje icya gatanu bose bari bafite intumwa 70 Mose yari afite 70 Yesu akagira abigishwa 70 batari mu 12 icya gatandatu bose bashize mu munsi w'urwibutso Mose yaravuze ngo mujye muyireza gute ntimwibuke imibabaro mwagiriye n'ukundi Imana yabakuye mu Egiputa Yesu agiye gusaza kandi agiye kuba muto aravuga bijya twakoze ngo muze mubigenza gutyo kwiraho munyibuke kandi Yesu yavuze kuri yagiye gukura umuhango wa kera wari umaze imyaka 4,000 abayuda bawukora niwe yakuye wa munsi yaragiye kugutuma n'intama n'ihene nabyo bibona umudendezo nabyo byari byaragowe n'ivyari mwe byose ngo ngo biziteze impanda ngo isuzaza ryari ngo nabyo biruhuke cyamunane babonetse bose bamaze kuzuka Mose yabonetse ku musozi wa Elayon abonekera Petero Yakobo na Yohana naho Yesu yabonekeye abantu 500 akomeza kuyereka bigishwa n'abandi bantu iminsi 40 ngo babwirize ubwami bw'Imana abamenyereza n'umubiri we wazutse biracitse kandi panda milima yemwe tugiye mu ijuru muri imvye yaravye ngo iyo tugejeje uyu munsi tubona ubukiriro tuba dusana basohoye ahi twa paradizo siko iyo tugejeje uyu munsi twari tuguye mu kabije none tubonya mazi kandi si twasezeranijwe tuba tuyigezemo noni ngoma nyinshi zavuze guhamagaza bayo bateranire gufungura ifunguro ry'Imana ubutumwa burahumuriye bose bo mu mwijima kandi busana mazi meza ahe muri mitima tugiye gusenga Imana
bose bamaze kumva ayo makuru nibwo bamufashe ngo bamujugunye mu gikunduke ababurira mu maso kubera ko umunsi wari utararangira. Yamwe itangazo abafite imvare mu mitima Yesu nico yaje gukuraho. Kandi kuvunika umuntu avunika atunze, akavunika yarabyaye, akavunika afite akazi, akavunika afite amazu. Umukene akavunika, umukene akavunika ku nzego zitandukanye, ariko zose ni imvune. Abapagani bose barasa, nabo bagira ibigirwamana, abakomeye n'aboroshye. Nta cyaha cy'igishenzi gihaba n'igisirimu, kimwe ntagakiza nako k'ikasirimu n'ak'igishenzi gahari. Paulo niko yavuze ngo mwibuke uko mwakizwa uko mwari mumeze n'uyu munsi uko mumeze. Igituma abantu batakaje, bafashe pirate bakuraho originality. Tugiye gusenga Imana. Yemwe turasengera abantu bafite imvune zitandukanye. Hari ibibazo biza bitaguturutseho bikagutera imvune. Hari nawe nibiza ari wowe ngira abayazana wabizanye, ariko nabyo bikakuremerera. Asifiwe sana. Hari abantu baboshwe bashaka gutera intambwe ngo bihute bakananirwa, bashaka kugera ku rugero runaka ntibarugereho, bakunda iby'Imana ariko ntibayikorere, bavanga vanga. Abo baraboshwe. Imfungwa ntigitaha imuhira kandi haruzi, ariko nigitangaza nta muntu imfungwa ntigitaha ikintu bayibuza no gutaha iwayo kandi hareba iza gukora imirimo y'amaboko bakanyuza iruhande rw'iwabo, habe no kuramukanya ntibamwemereye cyane. Iyo mumuhobeye cyane we akajya abona imuhira ariko akatambuka akaja kurara ahandi, directeur arabizi. Iyo umuntu afunzwe akunda ibyiza ariko ntabikore, ntaba afite ubushobozi bwo kubikora kubera ko ahambiriye. Tugiye gusenga kugira ngo abantu bahambuke. Ngiye gutera harero 15. Haleluya. Kandi nizo sorejeho. Umunsi mwe natanze 30. Ko nibihigo n'ukuri kw'Imana biraguhira. Dutange harero 15 cyangwa 15 niba mushaka. Haleluya! 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 Haleluya. Zirarangiye. Mwagize ngo ni nyinshi. Hasigaye 10 gusa. Zirakenyutse. Ariko ni kuri 5 ziragiye. Hasigaye 10 gusa. Nitumara tubasengera Imana. Bwana asifiwe. Atukuzwe. Joseph. Bwana asifiwe. Muze Imana igumugisha. Mureke tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! 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 Haleluya. Hasigaye 5. Vakansi irarangiye. Niko umuntu bazamuha iminsi 15 akagira ngo ni myinshi. Yarari muhira kabiri. Kuri kw'Imana ngo nakazi rimwe ku wa mbere azatangira akazi. Yewe yakonjishize gute? Mureke tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! 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 Haleluya. Maguruke dusenga Imana. Mana ya nyiribihe, icubahiro nikuzo n'ibyawe. Urera sezerano rizima we. Nzamuye icubahiro cyawe kano kanya mvuga ibitangaza byawe. Gira neza bugingo bwawe. Urenze uko twavuga nuko twatekereza nkuko imbaraga zawe zingana zidukorera. Hakika ya Mungu. Dufite imvune mu mitima zituruka ku mpamvu zitandukanye. Zimwe ziduturutse n'iziturutsaho tutareba. Itangazo riturutse mu bwami bwawe muri uno mugoroba nyaguhora ku ngoma. Reka umwuka wawe ataye mu mutima uri wese wabaye ahangaha. Ijambo ryose ryavuzwe ritureba turigirira ryacu n'ubutunzi butangaje. Ni umuti uvura indwara zacu muri uno mugoroba nyaguhora ku ngoma. Ndibuka iminsi yo kujijwa nabayemo. Iyo ngiyo Paulo ariko yavuze ngo ukurikiye kavukira yacu ngo twese twarabo kugira ngo ubunyaka abantu, ariko ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Mana yaje twari dupfuye tuzize ibyaha twabagamo n'uyu munsi kandi tubirimo. Hari ingeso nyinshi zabasa abantu bamwe barahangaha, izo zatugize ibisenzegeri zituma tutagarara twemye ngo tugere ku mwanya mwiza Imana yaduhamagariye, ariko nyaguhora ku ngoma igihe kirageze. Mana yaje mwami waje we, niko bene kora baririnze bahirwa wa mu nzu yawe kuko babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa bagufite mu imbaraga Mana, iyo bageze mu gikombe cyitwa baka bagihindura hantu amasoko, imvura y'umuhinduka cyambika imigisha bagenda bagwiza imbaraga, kandi umuntu wese wo muri bo akaboneka imbere y'Uwiteka Isiyoni avuga ibitangaza byawe. Bana y'amahoro we. Bakolayo ngo nibalikizi bashurika panda milima. Paulo na Sila yaho mukishwe ko balekeze mwivuga Mungu wahegulwe. Bana bashweka magulu na maboko, bana babi
bikayaho mu ibanda batahuluke gira bagende bana babikayaho mu ibanda batahuluke gira bagende haleluya rikabasa munani za bushigi balikiziyimba banayumvirwe na malayika anabayijira anibas balikiziyimba banayumvirwe na malayika anabayijira ikisomeza bakakola yaho mukishweko balikizimu ivuga yo Mungu wahigura Munaliza talozi yo manasha we uyijirola Bwana sifiwe sana amina Karde sofe ikabasa munani za bushigi balikiziyimba banayumvirwe na malayika anabayejera panda milima dumu katika imani Taila sofa ikisomeza kikakoleka shizikayiguka nemigozi yanashwekuka umulaliza liloziziyita banamubwira ngutayiyite oyijilola ko turi hano dumu katika imani anayamiza ndeterakamole anatibita n'ubuzima bw'ibi anasama magolo gabo eleza mambo akababwira mutayiyite muyijilola ko turi hano Bwana sifiwe amen anayamiza ndeterakamole anatibita n'ubuzima bw'ingi anafukama mu magolo gabo tuzamure Yesu binasa Bwana sifiwe anababuza banahamwitu ningire na ningiziwe kushagazene halinde myakula bakamubwira yemera Mungu yetu ni Mungu kandi mawe mudata wo kuri ariko gitangaza haleluya Bwana sifiwe reka dusoze dusenga titurasoza gusenga wewe wa Isiraheli kuzamura icyubahiro cyawe tugushimira izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ndagushimiye kuri bene data bose twataramanye uyu mugoroba n'iri joro ukomeze ubambika imbaraga n'amavuta bizabafasha mu rugendo rwo kuja mu ijuru ukuboko kwawe kubyo kubane natwe ni mu izina rya Yesu tubyambaje twiringiye ku imbaraga mvajuru zikora ibitangaza amen Shama gisirimo